imbwa datuwe noneho abantu bafashe biryogo bakayigongora bayiryoheje koko umuntu wese nyiri hanyigo kara gatekerezo ni keza ko kufata umuhanda bawusige ubumweru dete wererane ni byiza pe cyane ariko n'agatekerezo kacu twego tebye ahantu basize haburegamo ibintu kuko biryogo kuntu abantu bayizi tumenyeramo amacapati n'amasambusa niba muhanda bazagira utuntu bongeramo wenda ntabwo tuzi bazabishyiramo ariko niba bizajyamo sava ni igitekerezo cyacu ni gutura muhanda ugomba ntuzuze hatagiyemo Bobo Marley bari wayini za baturwa ubundi kunama tesi ya kera yari ameze bakimye amabafu abrandinzeho ibi kandi hari ibintu bizwi yari mu biryogo hari umuntu njye nifite amakuru pe ko umuntu aviriya ngo hafi umupaka Rwanda n'u Burundi akaza kwingura TV yari mu biryogo tayari mu biryogo akavuga ati njyewe ndatashye abashyiremo hari agakombe ka TV muri muhanda bashushanyemo tangawizi bashyiremo uducapati cyane bizwi hari ibishyimbo cyo kora Bobo Marley ntabwo azapfa kugenda nta muhanda mushyema na ntuze no NYC pifur uramuhanda nawe buramo birabifu uramuhanda ukiramo made in Rwanda kandi noneho ntibigaruke mu biryogo honyine oya n'utundi turere twigiyeho tangiye twandikishije ko turashaka aya mabara bavuga ati Kicukiro twebwe turafata ibara ry'icyatsi bavuga ati wenda Agasabo turakubitamo ubururu kandi no mu muhanda uzamuka ujya mu mujyi hari nka peage bashyiramo abahanzi batweza aguma bose bahereye mu Kanogo bazamura Tom Close mu Kanogo bazamura mpaka hejuru na Knowless na bakinga James bagiye bazitwara bose kubujye neza ku mujyi wa Kigali ku biro by'umujyi wa Kigali habe harimo Bruce Melody yitwaye ejo bundi kujya bijyana n'ahandi gucyo uko bigenda byivugurura se ibintu byiza cyane bitari ibi byose bigomba guhinduka